bere kuri arakaza Leon Victor. Uwo mwana ntiyashoboye kuza no muri Wisdom School Musanze. Twasabaga niba hari uwaje umuhagarariye ko yatambuka imbere. Hari uwaje ahagarariye uyu mwana. Ego umuyobozi w'ishuri niwe uje kwakira iki gihembo kiri butangwe na ministre. Uyu mwana niwe wahize abandi, yagize amanota 99 n'ibice 4. Urumva kose ko uwo mwana ari umuhanga cyane. Tubonereho dushimira umwana utahari yahagarariwe, dushimire umuyobozi w'ishuri kuko murumva ko umwana ari umwana rwose wakoze neza cyane. Ministre niwe ushikiriza igihembo, hanyuma na baje bahagaye iryo shuri, baje bamuhagarariye. Ariko uwo mwana naza icyo gihembo azagihabwa. Aba bana bahize abandi bose uko ari 11 kuko muri primaire duhemba 6 no muri secondaire duhemba 5. Buri wese mu bihembo bahabwa harimo computer n'ibikoresho by'ishuri bizabafasha rwose, ndetse hari n'abazarihirwa nk'uko tuza kubibagezaho mu kanya. Umwana wabaye wa kabiri mu mashuri abanza yitwa Impano Brave Gloria, yavuye ku ishuri rya Excellence Academy School mu Bugesera. Yatambuka arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa NESA. Umuyobozi mukuru wa NESA niwe umuyobozi mukuru wa NESA araduhera igihembo umwana wabaye wa kabiri ku rwego rw'igihugu mashuri abanza. Hanyuma mu gihe bagiye gufata iyo foto umwana ahabwa ibyo bihembo, computer n'ibindi bikoresho by'ishuri, niba yazanye n'ababyeyi nabo turasaba ko batambuka kugira ngo bafatira foto y'urwibutso. Congratulations, wakoze neza cyane, uzakomereza aho ngaho n'ubutaha uzagire kure. Hanyuma ababyeyi be nibaze. Ndabona abayobozi bakuru b'amashuri barimo kuza, nabo turabashimira cyane. Ishuri ryakoze neza cyane, nabonye mu bana bahembwe harimo benshi. Ubwo nawe turamushimira cyane kandi uzakomereza aho ngaho. Ndetse navuga ngo n'andi mashuri ashobora kujyaza akabegeraho mugafatana. Hanyuma reka dusabe iyo foto barimo bose, iyo foto nziza y'urwibutso. Head teacher twari twagufotoye igira hino kugira ngo ababyeyi n'umwana n'abahembi bafate igihembo. Hanyuma abafata igihembo n'iyo foto namwe yanyu twari twayifashe. Murakoze cyane. Hanyuma tugiye gukurikizaho umwana wa gatatu niba ego. Murakoze. Head teacher nawe yafashe ifoto iri kumwe n'ababyeyi. Ntago ego nuko byari kujye n'ababyeyi kugira ngo bajye ifoto. Hanyuma Ihirwe, okay, umwana wa gatatu tugiye guhemba ni Ihirwe Kanimba Henriette Honnête, tagari Henriette. Ihirwe Kanimba Honnête no kuri New Vision Primary School Huye. Ihirwe yatambuke yigira imbere, hanyuma arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa REB. Ego nawe nuko bisanzwe abana bose buri wese afite computer, bafite ibikoresho by'ishuri byose, bafite certificate. Yego reka deje ndesa ashikiriza igihembo ngiye no mubyeyi, ababyeyi buriya mwana Ihirwe babigire hafi. Ego ngaho mutambuke mufatane ifoto n'umwana wanyu kandi azakomerezaho. Ego nuko uzakomerezaho. Nuko congratulations, murakoze. Umwana ugiye guhabwa igihembo ukurikiyeho ni Duhirwe Gal Gavin Darcy. Ego nuko warakoze cyane, uzakomerezaho, uzahora uba wa mbere. Araza guhabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa RTB Engineer Paul Mukunzi. Atambuke atange igihembo. Nuko zikomerezaho, uzakomeza utsinde, bagushyije computer
barabaha n'ibindi bihembo na certificate mwayibonye. Ahari icyo navuga, ibyo bihembo birimo amakaye, ibikoresho by'ishuri. Impamvu batarimo kubibahereza none abirahari biteretse hari, ariko biraremereye ku mwana ungana kuriya, ibikoresho byinshi kandi byiza. Murakoze ababyeyi be batambuke. Nuko uzakomerezaho, uzakomeze no mu myaka iri imbere, uheshe ishema umuryango n'igihugu. Nuko mubaha amashyi. Yego, murakoze. Umwana ukurikiyeho ni Nsengiyumva Joanna Holiness. Joan, yego, igira imbere arahabwa igihembo cye, aragishyikirizwa n'umuyobozi mukuru Mwarimu Sako. Yaje ahagarariwe n'ushinzwe na director ya business y'Umwarimu Sako, ndetse Umwarimu Sako yabatanga n'igihembo. Ndamuha nk'amasegonda make avuge hejuru yo gushyikiriza abantu igihembo, avuze n'ikindi batanga. Murakoze Umwarimu Sako kuduhembera umunyeshuri, nawe arahabwa ibikoresho kimwe n'iby'abandi, igihembo, certificate n'ibindi bikoresho byagenewe abana bibafasha kwiga. Yego, n'ababyeyi be twasaba cyangwa abandi baje bamuherekeje bakigira imbere bagafata iyo foto y'urwibutso. Yego, mutambuke vuba. Nuko ati ni ugukomeza uduhesha ishema aho wize n'igihugu, kandi uzakomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Umwarimu Sako igihembo cyanyu ni iyo computer gusa, n'iki kindi mutanga. Murakoze. Nk'uko bavuze ko Umwarimu Sako hari n'ikindi gihembo ifite. Umwarimu Sako nk'ikigo gishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone cy'abarezi. Abarezi rero binyuze mu buzi b'ikigo bahisemo yuko aba banyeshuri, nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi twajyaga duhemba abana bose 5 ba mbere kuri PLE na 5 ba mbere kuri O-level. Ariko ngeze ahangaha nyine kwa kundi k'umuntu aba atwite hatarabaho kujya kwivuza kwa muganga ngo umenye ngo se utwita abana bangahe, umwana bangahe, habaho nyangwa impanga muri ibi birori. Rero nanjye nk'umuntu uhagarariye ikigo, ibyo byose ntabwo hari hagenwa abana 10, none babaye 11, n'uwo mwana wa 11 nawe azajya mu bandi, ndabigeza ku buyobozi. Hanyuma icyo gihembo ni ikihe kugira ngo twihute? Icyo gihembo ni school fees ku bana bose uko ari 11, bagaragaye ko ari 11, bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano. Bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. Arakoze cyane, turabashimiye. Umwana tugiye gusorezaho, ariko ntagaruko abandi bamurushije, nawe ari imbere cyane. Mu bana barangije primaire yitwa Ashimwe Keza Gerardine, agiye guhabwa igihembo n'umuyobozi w'ishami rya UNESCO mu Rwanda. Nahoze mureba yatambuka akigira imbere. Umwana yitwa Ashimwe Keza Gerardine, yagize amanota 98.8. Nawe rwose muha amashyi menshi akwiye, menshi. Hanyuma umuyobozi w'ishami rya UNESCO mu Rwanda arahageze, ikamushyikirize ibihembo bye, nyuma yo kumubwira rwose ngo komerezaho. Nuko ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho, ndetse mwanumvise icyo gihembo nari nanze kukivuga bataragitangaza ko abana bose baziga ku mwaka wose abari mu bigo bya leta n'ibifashwa na leta barihirwa n'Umwarimu Sako. Ababyeyi cyangwa abaje baherekeje Keza batambuke. Nuko ababyeyi mwarakoze kurera umwana, murabona rwose ko nawe abahesheje ishema. Nuko yego, Keza Gerardine
uko nuko urakoze kandi uzakomereza aho ngaho ubutaha tuzakubone uri mu b'imbere murakoze.